ariko nacuranze igisimba kivuga ngo ngombe urayizi ngombe uruzi ko ari yandi ese ngombera ni ya pastor nabyo igisimba muri internet wiki muri internet bogote igisimba niwe wagicuranze uwoninje n'urutoke rwanje wibaze hariho na yindi ndabishima mana ni yanje nkubita gute kabiri kangahe mugabo ati jewe simpambo mu fiasanse shike ndamubona mu ntara zero kem bizina kwizina pepo koma mu ntara umugabo ari muri Amerika ni ntara ya California se ni mu ntara Arizona naho nibarinja mu mutara Ohio naho pastor arabitse mu mutara n'abantu nta muntu uzenze mu mutara n'abantu abantu baba mu mutara gusa n'abantu bikitifa imirenge ngombe se tuyizanye ubu kabisa ngombe niwe wayicura tuyizanye ubu ngombe kurana kutoja ku isoko igahakana niyo yafunguye se senti yazaga itarimo ngombe ntaco yabaga imaze flash kwitwara itarimo ngombe ntaco nagiraga flash yanje oya wozo baze Dr. B oro y'Imana bene data aho muherereye ku isi ndabaramukije aha ni kuri Gwiyereka official intumwa itaratumwe n'abantu ndabiyegereje ngo mwegere Imana yo mu ijuru baheze umugisha dufite uyu munsi abashitsi beza bumugisha bibyishimo bumunezero ko murababona ndabizi kuko murabazi kandi muranabakunda tugiye kubaheza umwanya batwibwire nitumara tubone kwinjira mu kiganiro ariko aha ni hahandi gusa nta kindi intego ni yahindi intumwe itaratumwe n'umuntu murakaza neza asante cyane ako kantu nsa intumwe itaratumwe n'umuntu nanjye nitwa Serugo Ben ndi umugabo ndubatse mfite umudamu uyu nguyu uri iruhande rwanjye araza kubabwira amazina ye hanyuma dufite umuryango twagize umugisha dufite n'abana b'abahungu n'abakobwa Imana ihimbazwe natwe tukaba baramyi bataramye abantu baramye Imana amen kabisa nitwa Chance Nyirajuru nkaba byinshi yabivuze twadusanya muri Foursquare tukaba turabavyeyi singuko ba murakoze cyane mbere yuko twinjira mu kiganiro ndabakunda Imana igumugisha Imana Jojo ndabakunda murababona bana abakozi b'Imana babibwiye kandi ndabizi ko mubazi cyane tugiriwe amahirwe kuko tubonanye nawe pasteri ndakwishimiye asante mama pastor ndakwishimiye asante cyane ndabemera naturaga ubundi mbabona nyine kuri social media ariko mu minsi ishize Imana igenda iduhuza pasteri ari no mu batumye mbona gatuti muri Foursquare gose pe nzanzibuka ndabyibutse uwo munsi yari ko bisaba bishop yahagarikiye akambwira ati se ntiwazatuzanira Gwiyereka ibyo kindi sinokibagirwa kuko nzi ko mu bapfu mu idirisha na urimo kugira ngo ngere kuri uriya mugisha wo kubona ibyiza pastor uri mukuru ndabizi kuko agakizo kamazemo igihe nzanibuka nigeze kubikuganirizaho rimwe umbwira kuko watangiye umurimo w'Imana kera wawutangiye nka ryari umurimo w'Imana kuko wewe yaraguhaye ngo ije kuguhiguha byose kabisa ese uko ni byose kandi tugiye twinjira mu byiza bindi birushijeho yaraguhaye no kugenda tumabwira mu byukuri Imana iguhumugisha kubwo kutwibutsa ko dukunda twari tubizi kandi natwe turagukunda twabura kubivuga ngo tubivugire imbere y'abantu titwogira isoni zo kubihamya cyane ntabwo twikanga kuvuga kuri inshuti yacu ntabwo tuba tuvuze ikintu kitari cyo nico cyane kandi rero Imana iguhumugisha asante ikindi turagushimiye kudutekereza no kumva ko twaza ngaha kuri ritorero ryawe kugira ngo tubashe kuganira n'aba bakristo asante nkunda kuvuga ngo umuntu yafite abantu aryo ufite ibihumbi bingahe bigukurikira ngiye kugeza 10 ibintu abantu ibihumbi 10 bafata ubicaza ku musozi urebe ukuntu abo bangana umbwire ngo kanisa ntaryo n'abakristo abantu ibihumbi 10 niyo mpamvu muzi ukuri kudutumira muri kanisa yawe
ukaduha akagatuti kawe turabigushimiye asante sana turabigushimiye naho ibyo umuhamagaro jewe nagize umugisha nkuko abantu benshi bakomoka iwacu bagiye bagira guhera muri Sunday school twama dukomerezamo twebwe kubera uramusho twagize turi abana batoya muri Sunday school yarakomeje tugeze no mu bihe bya adolescence twigeze dutana ngo tuje mu bindi ukomeza umuhamagaro nashatse kunyuzamo akantu gatoya namashaka kuja nko mu gisoda ariko kandi nje mu gisoda ariko ndi muri wa musho ndi n'umuntu ndi n'umwe mu bana batanga urugero mu muhana ariko nyine Imana yangiriye neza yaminkura muri ico gisoda baranyangiye barankubita narenze ugiye kuvuga ngo ayo nandi makuru kurekera aho ngaho narenze umubazi petari yambaye ayo nandi makuru nakoze igitangaza cyo mu muhana ngo ninde wagiye mu gisoda ngo ninde igitangaza kiraba naragarutse abantu bose ife kubera ko bari bahombye cyangwa nuko batunzwe umwana muzima mu muhana wari intangarugero mu muhana w'intangarugero yagiye mu gisoda nuko ariko ngo ngaruke nyine ngize umugisha ncitse kuri iyo ntuze y'igisoda umuntu agukubise uri mukafana cyamunyereka ukomande mukafana afande ukomeye cyanyereka umuntu wamukubise no mugurira kabisa kuko igisoda ntakiriho ejo undi yaratabarutse umuntu yari kuzamugurira pe kuko yagize neza kukugarura ni leti Colonel Muheto niwe wambwiye ngo ntahe ndambwira ntafande mfite gukora igisoda mfite umurinje kundumva mfite gukorera igihugu aravuga ati wa mwana we ko ufite imyaka mikeya ni ikibanza usubira imuhira nyuma y'igihe runaka uzagaruka mu gisoda tukwakira ndanga ngo maraga kwanga hari ubundi buryo yakoresheje ndemera aho kubita timubaza abasoda cyane hari ubundi buryo yakoresheje ndemera ndataha ariko biza kumberamo n'umugisha mu by'ukuri igisirikare nyine numva sinki gikoze muri ubwo buryo ariko umuntu usubira imuhira namankomereza muri wa muriro wa uramusho twama dutangira ikorari ico gihe turabana muri Sunday school igihe kiragera iwacu bagura gasente gatoya kera ruguru tangira guhoha mpangira gucya mbona biratangiye birabaye tangira gucurangira gakorari gatoya ngongeraho mu mukutano umwe nukuri gucya kuri Noel uracuranga mu mukutano abantu bakaza baje kureba umwana wa nagazacuranga ikisi kugabira inko kubesha gushira muri ritime gusa nuko nona abantu bakaza bahaguruka kureba mu mukutano kureba umuntu wacuranga bakamubura umpeti wambaye akabuto nuko cyo giyo ngiza kubangira nk'umusore abasaza benshi bari kungabira abana babo bari kumva abana babo ngo mbumukwe wabo nuko umuhamagaro wahereye ico gihe turaza turakomeza wenda tugera n'igihe twahunze ibibazo by'intambara byarabaye tuje Bujumbura tugereye turakomeza muri Methodiste dukora ibintu byinshi twakusohoye album 3 mu myaka 3 tuza kuvayo tuza mu Rwanda ngeze mu Rwanda nakoreye muri Dave hari Kanombe dusohora album mvayo nja mu Mutara nkora umurimo muri Anglikani imyaka myinshi hafi nk'icenda nkundangize ndagaruka nja hari ya CCI Christian Church International Kimisange Gikondo turakora umurimo w'Imana ngo narangiza nza kuvayo ninjira muri Foursquare ari naho mbarizwa uyu munsi ariko ibyo ngibyo nubwo mbivunaguye gutyo haba urugendo rurerure haba muri nza nibuka igihe twagize igitaramo twagize ihudumi twagize uramushi turi igitaramo ndimo nkorera stage twagaza tunezerwa twajya amaso tugakurura no nawe warabyigeze onjewe nageze kuviringita uzobaze umugabo witwa Bigabo ari muri Amerika n'umushumba ubungu Pastor Bigabo wabasita oya iwe n'abahondogo twabanaga igitarama tukabana n'umuhungu wundi nawe ni mwene se wabo ngira ngo witwa Richard Munyamahoro ari Burayi unyina ari mu Bwongereza ngira ngo unyina ari mu Bwongereza n'abandi bantu benshi bantwari bandayishimiye ba Frank muri umuntu w'abzondo Frank Ganda nawe bari muri oro ngwiki twari dutewe ba Maronko mubyara wawe ba Maronko tumuruta gute uzise ngo Maronko turamuruta cyane mbabarire kuvuga ko nawe wihagazeho ariko ntitumuruta cyane Maronko yo dukurikira cyangwa wenda hafi aho ngaho ntitumuruta cyane
noneho n'aba missionary jandetse Australia jandetse no icyo gihe twagaza tunezera ko twaririmbye twakoze utuma tukaryama hasi apana ku ntebe cyangwa tugafatana tugakirana ariko asandi ko ari pastor yavuze amakuru izo ni igitangaza nuko turaza turakomeza nyine kugeza uno munsi turi muri Foursquare turacakomeje kandi dufite gucika indege mbivuze mbivunaguye nyine ariko nibirebeye nyine impamvu zanyibuka nuko iyo ndirimbo ya ntiyemewe usare nigeze kumva amakuru yayo buke hari umuhungu witwa ngira umuvugizi ni data wacu muri famiye ni umuhungu wa sogokuru hanyuma yarambonye mbanyihimba ngo mare kumbona noneho ndaza ngo tugere mu ikorari ndababwira ngo mbafitiye akaririmbo ubu icyo gihe twagaza kwiga indirimbo z'ibiswahili za zindi zo muri Tanzania za kera n'iz'abapfurero twari duturanye z'igipfurero noneho mu by'ukuri ni nk'aho tutari tuzi ko indirimbo zizazihimbwa n'abantu niho twagaza tugira ngo zitibuka gusa noneho uwo munsi ndayihimba nanjye sinzi umwuka wari wampanzeho mwiza wo kuyihimba ngo mare kuyihimba uwo muhungu arambona ngo nje kuyigisha napfuye gutera gutya yamasimbuka yamahaguruka ngo iyo sindirimbo ngo namwibone nje nyine iPhone urumva yarazi ko bandika indirimbo naje bwaje menya tawe nakabonye abantu bandika indirimbo nibiki ariko nyine urumva umwuka n'impano wenda iri mu muntu sinza mbimenye ukuntu byanje mico gihe sinza mbimenye nende narayirinze ndavuga ngo Imani yagurutse ubwoko bwayo ni ukuvuga ngo yigeze isoma ariko bamaze gutsindiye ariko havamo umugabo umwaracumura histoire ya Israel bagiye kurwana n'irwa ariko barayagomba kuzoyisubiramo mukayisohora ngomare zondoga amaguru zondo ati none ndatanga kura fonda indirimbo kayituzanira ngo n'indirimbo yamanyataka gutya nabandi bamabanyataka gutya barayanga takitagira intambara abantu bokwanga indirimbo umve na ngo nayifonde pastor urakoze tugarutse kuri mama pastor hano gusa nageza nkumva ngo chance wo muri araru mbese cyari gifaru cyo muri araru kakujya kumukinyi ubugezweho mu ikipe ari umwe wari uba hano muri ngo ni Bogota Alabama cyagiye nibwo nawe wari ugezweho chance niko bageze basabasha nikimwe na Bogota chance ninde yatangiye umurimo w'Imana ryari umuhamagaro waje ryari ni gute chance no muntu watangiye umurimo w'Imana muri nko muri 2001 kuko nico genda muri alarm ubundi nabaga muri academy yo kuri restoration ako ntabwo natangiye muri alarme akugira ndi umuntu uraho ngaho kabisa ninjye ntari kwimenya no umuntu uraho amafuta udashoboye ariko ningo nataye kuririmba ntaho namuvuga ngo natangiye nko gutera indirimbo ryari sinubyibuka n'ukuri ariko nyine naho nama ntangirira naho umuhamagaro watangiriye nama nkomezaga kugeza n'uyu munsi ije ntabwo byinshi mfite contest nandika indirimbo nta bigo byinshi z'umuhamagaro ufite uza kuvuga ubutumwa mu itimu ariko wabaye umusitari nzanibaza ubusitari bwavaga ariko ntabwo kugeza ucaho uciye ngo chance wo muri alarme yari minisiteri yari yonyine nta yindi ihari ari izwi cyane usanga n'abantu kandi tukaba turi bake wowe wari uzwi no mu minembwe ni ukuvuga ngo abantu bose baba bazwi kubera ko babaga turi bake kandi ari minisiteri yonyine ihari niyo mpamvu ndagira ko nta bindi bintu bikomeye nari mfite yewe yandishije ubusitari ariko ibigwi ntiyandishije yewe uzi diskete nacuranga ese pastor wewe wacuranze sente uhimba indirimbo uri umuvuga butumwa hari n'ikintu abantu bazagiraga ngo uzawandike nta muntu ushobora kwandika ziriya ndirimbo atari umuvuga butumwa
kuko no kwigisha vyuravyise uzi wenda ibyo ngibyo no gushima Imana kubera ko kose yaraguhaye ari Imana zitanga impano wagerageza kuyikoresha ikakwizera ikaguha n'iyindi cyane wakiranuka muri iyo nayo yo kwizera ikaguha n'iyindi Imana nyine yizitanga kushaka ariko nacuranze igisimba kivuga ngo ngombe urayizi ngombe uruzi ko ari yandi ese ngombera ni ya pastor igisimba muri internet wiki bogote igisimba niwe wagicuranze uwoninje n'urutoke rwanje wibaze hariho na yindi ndashima Mana nawe ni yawe ni yanje oyasubira kuri sente oyasubira kuri sente yindinde urumva ngombe niwe wayicuranze ninje wayicuranze ngombe niyo ndagushima Mana banahindwa ku karirimbo bagendeye kuri melody nari nacuranze hari n'ikindi nacuranze warakoze kiri no turahuye urumva atari ufashe Yambere mu bisirimba za kera ni we wa mbere izo bisirimba nabitekerezagamo muri bari abacuranzi bakuru nakazavuga izo bisirimba ngo ndabizinye muri internet narantu umuntu ucuranze kino gisirimba ico munyereka tureba iriya ngombe ni umukobwa w'inshuti yanje twabanaga i Burundi bagakobwa kabasita ese abaye ngombe sinzi ashobora kuba yaragiye hanze sinzi ashobora kuba ari muri Amerika cyangwa ngombe ngo niba uzi tubona ko hari witwa ngombe w'umuntu yitwa ngombe no kuba ngo ese waragicuranze urakimwitiriza twaririmbanaga mu ikora i Burundi muri Methodist ngo nze mu Rwanda akaba ari umwana w'umuyumbe wakundaga gusirimba cyane aranyandikira arambwira ati uzontumira isalamu y'igisi uzonkorera igisimba ukinyobereza nyako urumva ngo marega ndagenda nkora igisimba umara kugikoraga ncandikaho ngombe mutumiraga diskete ndayimwohereza yakisalamu nuko ubwo cyagiye kimenyekana naho izina rya ngombe ryavuye n'umwana witwa ngombe uko wacuranze ngombe narayizi ngombe n'igisirimba bita makerere urakanda cyane urakanda kubera ko kuvuga ngo yari yarantwaye nk'ubwenge ndakurahiye ibyishimo n'abaremeye muri ngombe wo nzohamagara umuhungu uri muri Canada ubwira zo gukandire ngo nitanga yarakibyinnye twarakibyinnye kino gisirimba twarakibyinnye ukwacu kose nakandi uko wageze ku rwego rwo gucuranga ibisirimba ni ukuvuga ngo turi mu kubona zino barimo gucuranga ngo ni pad ziriya ko zirigana bijya bisirimba bya kera amadisiketi aba baba bacuranga ubu nyine zino pad zigezweho ni ukwigana ziriya za kera za mbere uko zageze zicuranga naravanze nzana mu bintu byinshi gerageza ariko muri no minsi udusorera igisimba noneho gabano bubu ibo bazagikoraga live bafite ukuntu batyayemo hano intoki zabo ziracangamutse cyane nje nagaza mbikora nyine programmation yo kuri diskete kandi n'ubu nyine tuvuze ngo dukore diskete ubu nyine umwana umwe muri abanga bakicara hariya ngo akore diskete nanje nicara nyikora kuba imbere wa oya singiye kwikina none se babe yabaje bano bana barandusha gucuranga pe ariko gucura diskete mugani waba mu mutara ni bagazambira ngo uzoze ducurire diskete gucura kuba programmation gukora utumelody no kugira ngo yemwe no nanje ngiye kuba nk'abavandimwe bazoze bicara Dr. Undarabonetse atari live Dr. Undarabonetse desigorana n'ibintu bya live barandusha bose barandusha n'uhazamuka nyine arandusha ariko bitugiye muri programmation abo naje no kubita hasi noya mugendera kuri ngombe se tuyizanye cangaje kabisa ngombe niwe wayicura tuyizanye mu ngombe kurana kutoja ku isoko igahatana niyo siyo yafunguye se Sendi yazaga itarimo ngombe ntacho yabaga imaze flash kwitwara itarimo ngombe ntacho nagiraga flash yanje oya wozo baze Dr. B nubwo bunyine gasiga andusha yabaye docteur nje ariko nanje yazamutse nje muri imbere uri professor oya yarandenze ntacho uzawigisha umunyeshuri akazamuka akagusuma nuko ngo bunyine yarandenze ariko mwizamuka yiwe yagaza ndeba imbere nyine nkatica
hari i Burundi agiye atangira kugiraho cyari abana yabanaga na ba petit frere Musa niwe babanaga banangana babanaga no mugakora ariko mu nkambe hari i Burundi nanje mba mu yindi yo muri Methodist ba Yambere na ba Daudi basubira inyuma baje kubazaho ngombe abana bubuye abana bubuye sinzi ibintu bafite bitamo ibintu gutya noneho kingono yayitogota ntumenye ibintu byo byabikora igitanga bateye ubwoba bari improvince bageze Imana bamurisha kabisa Pastor dukomeza ikiganiro cyacu nagize amatsiko uri umusitari akaba umusitari kandi noneho muja kuba ng'abasitari mu kintu kimwe cyo kuririmba none ni gute mwahuje kandi mubasha kujera uwo muhamagaro ese iyo bamutumiye ku giti cye nawe bakagutumira muza mubigenza gute ni gute tiyogenda nanje sinogenda tiyogenda nanje sinogenda kubera ko twebwe tukimara nyine kubana twahisemo nyine gukora uyu muhamagaro turi twembi dukorera muri team mufungira hamwe ku buryo umuntu aduhamagara uzorebe n'abantu benshi ndi mugura n'umuntu wera nahura n'umuntu mu mujyi we ngo dore Ben na chance kandi ahuye nanje nyine ariko yarigize rimwe kera mvuye na Ben na chance no kuvuga ngo turi Ben na chance ku buryo nta muntu wodutandukanye yego mwivuga butumwa bashobora kuntumira kura kubwiriza noja no kuririmba ahantu adahari wenda afite iyindi mpamvu ikomeye ituma ataboneka nogenda kimwe nuko n'abazagenda hari aho hazaba nk'ibiterane bihuje abamama n'ibiki oya ejo bundi yayoboye amateraniro mu gatatu yakoze igitangaza njye nibwo bwa mbere nari nkubu ubundi wari warayoboye nayoboye rindi kabiri amaze kuyobora rimwe we muri alarme hariya muri Foursquare rya kabiri ayoboye muri Foursquare buno bwa kabiri Hako nanje nabo yayoboye neza n'agasirimba niba ubona kuri mbuga ko karacicikana ahantu yirukanse gutya baragakase gande bakabonye yakugije ifirimbi niba je ira firimbi ikuye biranyura nasazari nje nagize ngo wari uyambaye mu josi nagakoresha agenda yayoboye amateraniro neza bimwe biteye ubwo kuwa gatatu nizo bya bine navuze hari igihe ukoze impano imwe ukayihagararamwo neza ukagerageza kuyikora uko bishoboye hari igihe Imana izi kwizera ikaguha n'iyindi ikagenda ikongera isa nk'iyagenda nyine kwagura mu buryo nyine bwo kuyikorera cyane burya habaho n'impano zikora zigendana n'imyaka n'ibihe kubu ngubu nshobora ninzamuka nkagera nko mu myaka 50 60 ibyo kuririmba n'imbaraga bizashashize Imana rero ishobora kuntegurira kunshira mu wundi muhamagaro nzakora ugendanye n'imbaraga nzoba mfite ico gihe ibyo navyo birashoboka buriya muri we yoba yifitemo ako kantu ko kumenya kuyobora amateraniro ushobora gusanga ari umuvuga butumwa ukomeye kuko umuntu wayoboye amateraniro amateraniro aragoye kubwiriza n'ivyo byose kuyobora nibyo bigoye kuyobora nibyo bigoye kera ariko byabaga ari bwana twaje mu ivuga tumwa alarme kera cyane mitaraba baraso tarazamo bakabampanga jana ngo marome wari mwigisha kandi hari ya systeme yuko abantu bari bwigisha bicara imbere ku gatuti kwari kugira ngo banze seta abantu zimwe zari zubatse ukareba gutya bakisi harimo ko ubwaraga nkamarica ni dundaritse ni akara kare hari unge kubwiriza bwiriza kisi tacho gusatwara ubwana gusana kamarica umuntu abwiriza seta abantu ngo maze kubabwiriza amatema nagasho gihe ndabizanje undavanga ngo ngari gijajura ariko bona manera mubembe ariko shora kuba arakoranye na ndamayize cyane topic ariko yaramubembe icyo gihe ukwamuvuga ushobora kumubona umurinzi ukomeye ariko nihaza ariko niko yaremereye kera yagize umutwe munini kandi je nkamwe banyina ngo ndamusoma umugini ngumba Pastor none se guhura kwawe na mama Pastor ha ko mwese numvishije wakubise mu mutara uja hehe uva za Bujumbura ko numva nta hantu wageze uruhagara ni gute mwakubitanye na nyina w'abana we namumenye kera njewe nkiba i Bujumbura
nabimenye nk'ibi Bujumbura abaga zaza kuririmba i Burundi alarme kamubona ariko iwatanze ndetse ico gihe connecta n'abasaza be na mima niwe twakonekse mbere nawe duhujwe n'undi mugabo witwa Shaka ari Burundi ari muri Kenya Shaka ari muri Kenya wenda mushobora kuba mumuzi uwo muri umuririmbyi niwe iwe yari yarigeze kuba i Kigali yarabanye n'abana ba mima muri za alarme noneho aza kumbona i Burundi naje ahantu mima yari arimo acuranga noneho ahita abwira mima ati mima ati ati uyu muntu uga ati uyu muntu nyamara ni mwene wanyu afite ukuntu mufite aho muhuriye mima ati ninde nuko gaturibwiranye ngo twibwirane aramenya ariko nyine ico gihe yamenye abantu b'i Burundi hafi kubagendera hejuru ku mitwe mbakandagiye ngo mima yamenye ko turavugana na mima cari kintu giteye ubwoba niwe twakonekse mbere uyu nawe ndamumenya ariko mumenya nyine kumurebera hari biza kugera igihe nyine naje kumumenya nyuma neza ngeze mu Rwanda nagaza nje rimwe na rimwe gutarama mu Kanogo hari hirya bagikorera hariya uje kuzamuka Sopetrade gutyo kuri station yahabaga nagaza ngenda nyine nkishara mu kivunge n'abandi gutyo bagatarama nkabareba ukuntu bakaze nuko nkisubira mu Mutara nuko biza kugera igihe nyine kubera gukunda ibintu byo kuririmba cane nza kugira umutwaro wo kuza muri alarme kaza nzaga mu ma weekend menshi nkaza muri alarme ndajoininga team ahubwo nanajoininga niwe nanyuzeho naramubajije ico bisaba turi mu gitaramiri hirya hajya handi hari ahantu hasi twataramira ni kuri Vivant ni kuri Vivant twataramira Vivant so mu Kanogo se ni mu Kanogo naho hari umwe Kanogo mu Kanogo nagazongera ni handi kuri station ni hose na Kanogo niho naje mu gitaramo umunsi umwe ngo ndangize nyine numva mbaye convinced ku kujoininga alarme ndamubaza nyine ico bisaba mubajije arambwira ati uzogenda wandika ibaruwa n'iki uyizana cyangwa uzoyinyandikira ati nta kibazo uzoze gusa tuzoza nuko numva kera kwa ari mwakantu akahe kantu ngo cyangwa uzayimwandikira ngo je afite impano numva jewe no mwandika ntacyo kubiza kugeregeye ganza muri alarme bisanzwe azishira nigiye rwose ariko nyine uko igihe cyagenda gishira nyine kikagenda kizana ibindi kizana ibindi nkagenda nyine numva hari ukuntu mwiyumvamo cyane no kubiza kugeregeye nyine nawe ngiye ariko urabizi tuvugana nizo byiza cyane gusumba ibindi tubanze tube mu zindi ndirimbo cyane n'ibisirimbo tubanze tuvugane nuko turavugana gangira kumugisha biza gucamo arakwemerera aranyemerera atakugoye tiyangu ariko naje umutima wazutera ubushize hari ubuhamya mama pastor yavuze avuga kuko yari afite amakuru yari akowe n'umuhungu uri hanze nawe nkadukonjoreraho tubwire ni gute wari kuja gutendeka pastor wari ugiye gutendeka yari imbere yiwe nari ndahaza wari utaraza yataraza ari imbere yiwe aho cyangwa bumvisha abantu bumvishije nabi abantu bumvishije nabi wa mugabo yambwiye ngo mfite umugabo waje mu Mutara akamumisha nkumva mu Mutara nta muntu nanze mu Mutara akoga nawe wari warakowe hanze ke za 2011 nari kowe hanze abandi bari kugwirukira ariko ntibazi ko abandi jewe na ico gihe kera zamani nari kowe hanze kandi naje ico gihe sinzi umuntu bigeze kundangiraho hanze ariko ngo nandike message imwe gutya ntiyaroha yishimirwa umuntu ntiyayisubiza neza yarakwanze wendi yanze urumva ndiyashubije byari kera kuri za Facebook urumva mama pastor yarakowe hanze n'umuhungu ntazi uyu nguyu ataraza mu alarme kandi za 2009 none ngoma yuko hanze tese ibintu bigera nka kuri nese n'imiryango imwe nayibwiye kera imeze neza havuga ati nkuko agiye impano vunyire kandi ico gihe byatanagirwa kushaka hanze byatanagirwa rwose byari bitaraba pe aho ine mbona umuntu ntacha twaye je ndamati mwe sinakunda umuntu ntazi yari naje hano twabonanye para ngo on the social media zari staraba kuvuga ko wanze umuntu
byose yaraje hano amaze koza hano turabonana amaze kubonana asubirayo turavugana asubiyeyo umva ndabona kunze umuntu nari muzi siko ngo sinari muzi asubirayo turakomeje mu bice gaho ngaho niko ganegira inama yo kuja gusenga maze nkuru Imana izampoga bwiza mushikega nkubita gute kabika ngaye mugabo ati jewe simpamba mu fiançance shikenda mubona mu ntara zero kem kwizina kwizina pepo koma mu ntara umugabo ari muri Amerika ni ntara ya California ni mu ntara naho nibarinja mu muta Ohio naho pastor arabitse mu muta n'abantu nta muntu uzenze mu muta n'abantu basanzwe baba mu ntara gusa n'abantu bikita imirenge cyangwa baba eta civil abantu eta civil savuye kusina gitifu eta civil vuye mu ntara kudawo mabura mu ntara nzi muzatije mu ntara ndabati kuma umutima ukome muze ushinde umutima matisi Imana yavuze Imana todora ngivuye ibyo dushaka isi Imana yavuze bajiregana abapasta kado bate kuramwe tumuze kurareba nabi washaje byarangiye wowe reba nazo ivi ko twakubwira umwana ko muri Amerika baramunguriraga ni muri Amerika muze sengera agenda yasigaga muzato kumvaga we nshamwegera ni muri Amerika muze sengera dossier muze ngo muri Amerika ngo kintu kubavuze reka dusenge upfukama wenje kumwana mu ntara ntavuze ngo ntara yahehe mama mva ngo nabica ngushikenya nonoga ndampindura amasengesho Imana ubushaka bwawe aribwo buba niba umugabo aje mu ntara ushakisha impamvu wenyine sinshaka guhamukira umuhungu w'abandi mubwira ngo wayambivuyemo nta mpamvu mfite wowe ushakisha impamvu ituma umuhungu abivamo tibinturukeho kabiri kangahe wa mungu nambona nyine asa n'umukobwa ugenda bigurunteke cyabivamo agenda bigurunte Imana se agenda bigurunteke nawe atkinisha kimenyetso nanjye namusha kadamuhorera ariko pastor rero atarakubwira oya ye tutandamona naho nuba bigurunteke ubigarabira bisa birangira bitanturutseho ngo biye kurangira hashira n'ikindi gihe indi myaka nk'ibiri none nukuvuga ngo pastor yaje nyuma yaje nka 2011 mbese uriya muhungu mwarareka 2012 gutya 2011 twarekanye nka 2009 cyangwa 2010 gutya hasa n'imyaka nk'ibiri pastor abona kuza ngabone kuzaga ariko sinibuka n'Imana kuko Imana yavuze ko ari umutara yavuze mu mutara sinibuka ko Imana yavuze mu ntara sinabyibuka sinibuka ko gusa ngo wapfa kuza nzane kucogiye yaje mu gitaramo arembe ndemva ngo kiranuka mu Kristo we ari mazezo y'umuregeye pastor afata sente amazezerwa agira ararira guca amaso y'amanuka urafata nabamanze ng'Imana Imana ariko sinatekereza ibindi kwa ngo numvaga ntayo mbona nyine n'umuntu nyine witonze kandi nkamanye ndumusazi ufite character nziza twese tuhano mukunze gutyo muri alarme ariko nyine bisa nkaho biraho ngaho bidakanganyiga cyane nta nubwo yari wa muntu kuzuba ngo kubyo uyakwereka imenyetso bituma wabona ko yagutereta habe pi nyine mukunda nk'abandi barimvyi bose bafite impano nyine nawe arajoininga nk'abandi hashira ikindi gihe nimagaze kubimbwiraga biranantungura cyane ukuntu uyu muntu nagaze nyine nawe ntafashe tazi no gutereta none ibintu abezanye gute warongeze ni habi bagagira bane igipfusa oya ariko batwishagamo byavugaga nabishagamo yatwishagamo byavugaga akamashaka oya ari wabantu nanje kubwira ngo zaranguye nawe zane bazuko bagenda hari abantu nyine biza bigora nawe yari muri aho ngaho nyuma nyine iby'Imana se birakunze naje kubuka bizaruke mavuze nyuma tugiye kubana ndavuga nti nibuka makuru kandi ko nyine iby'Imana nyine ngo ambwire ngo nyine gutume namambona nyine niho wanje nambona nyine niho ukaba ufite inzi kandi cyo gihega ibifatika ntabwo ari bihari no tunyama afite kandi yaradufite sorry ko voya ko ndabeje se tutubwiye Imana ko yabaye uzufite woro kandi adamere naje uziko amprofite aho jabaga zifite gajewe kana kuzikuraho nacho gajewe neza yagaza yambaye pantaro agatebeza
nantereza mfite ibiro 45 angana none karansereza ngo suku nangana no ntabwo nawe wonshira ishati rwose ntabwo wonshira ishati nawe ukumeza uku nyine nje ukumeza uku jesi makana gace cyo nje ndabyamzemera wakoze akazi gakomeye cyane ako gaje atayinda yekeneye niba uzonshira ku nkeke oya umunsi uzonanirwa gutambuka n'amavi uzogenda wenyine wishire ku murongo kora amafungo kandi kuryaga impamvu imwe zituma umuntu ananuka iya mbere isumba izindi ni ukugabanya ibiryo kantite y'ibiryo urya ibindi ni utuntu tuza kunyongera baba kavuze ko abantu tubyosha turya ibiryo byinshi abantu bavyibushe oya kugira ngo umuntu anuke ushaka kuzibuha atari uko wariye byinshi ariko kugira ngo unanuke kugabanya ibyo urya biplaying a role ni oya bakugabanya nkaho uzowarura akora hari umuntu wejo ndi warushye turi mu kandi twese anetirabo umumama umukecuru ararura hari sandi bende zine zasemu kanini iyo ni plato yamarura burya matambuke bata urana umutwe ni ibiryo niki tubona umuntu uri imbere turahumirwa rero kandi naza ngo ari kumwe n'abuzukuru niko twaza tuvuga baturaga ari kumwe n'abuzukuru wenda batahanye bagiye gusangira n'abana ko twarimo twiyumvisha ukuntu ibyo bijya bimenya kabiri zo ari ibyo kujya byiwe ya peti nyeruka kera bene nkuko ngukore orangiza ukangura ngurananuka wabarura asa mugore wa mukecuru yavyushe oya wendi we ashobora kuba yarashonje hari abaza bajya kuri ariko umutima utagira nani yo kubyibuha yego rata azabyibuha akabayo rya ariko habyibuha umubiri w'umuntu hari n'abarya bukeya kananuka umubiri w'umuntu uzanarukana katwe nta mahoro gusaza tuma tubyibuha cyane mahoro ariko mufashe gahunda yo kunanuka icyo bananura bwa mbere na mbere ni ukugabanya ibyo kurya ukaza ujya kumanywa nijoro ukanywa nk'akantu cyangwa ugafata nk'utubuto tubiri urumva kuko ibya nijoro ntibigira akazi cyane ibya nijoro ntibigira akazi iyo nkonze gusoma nzana ngabanuka mubazi iyo nakoze amafungo y'iminsi nk'ibiri ariko ikibazo iyo ngarutse nkarya gutya iza nama mpanga jewe nubwo ntorya ko uzova ikiro kimwe ntari namaze koze ntarya ni ikibazo oya aho umuntu akakurya aho yoza bya nijoro yaza akabikoresha kemera mu kazi ayo muntu apeti ni komese pasta twatugana tugenda tuja ku musozo imana yabatunzeho nk'itoroshe reka mvuge gutyo yabakijeho itoroshi muri urumuri rw'Imana ese uzubona ubu nyine nyuma yo ku Imana yohindura nk'amateka tuge kuvuga igihugu ca Kongo hatari hano mu Rwanda nkikiye gihugu kindi mwakwicaramo mu batoza ishimye ko tuva hano wenda bibaye ngombwa ko muva hano Kenya ho sinojaye Kenya nukuntu ari hezi wacu yewe ndahatinya abazaba bandi muri Kenya abantu uzigana n'abandi imodoka ntizimanuka ngihagarare uzigana gucika musi izira guhagarara uzacu no kwihuta Kenya sinojayo sinobayo Uganda Kampala sinobayo bameze nkakura kwa Kenya zamurabonye abasako no kunyica bumva ngandu bakanye cyane uko n'abandi nzamvugira Imana mana bona abantu bacu bose nzi baba muri Kenya twaye nyawo na hanze vuba nubwo hanze naho hari abantu bazagera bagapfa nabyo hose ni mwisi ariko muri Kenya naba bandi wo ayiwe ibugande bigeze kunyiba ibugande sinamenya nigire banyibye ndaza mvuye i Nairobi ngongera ibugande nanaje n'imodoka ingeza Kampala ngafata indi ya Kampala kugeza hano no ngo ndangize ngo mpashike cyangwa mu gitondo nka saa 3 namasanga Jaguar ya mu gitondo irahagurutse gutya irarenze ngari biba ngombwa ko ntegereza ya nijoro none ngo ndangize ndavareka ngure itike ni ndangiza kugura itike
ntegereze Tegereza imodoka mumare ndagengura itike ayo niyo mahirwe nagize mumare kugura itike ndaje ndategereje ndavuga reka ngume gantembere ndewe utuntu uri ngo bizagara ngo musasa ndabantega ninjira ahantu nifatega neza ndewe ko no gira kantu aroshonje ngo mare ngo nikubite kwikofi ayiwewe sanga yikare utararya ni nayo mahirwe nagize ya tike ibaze itike nayibitse mu mufuka yari mu mufuka itari mu ikofi none ngo mare ibaze amahirwe nagize iyo nja muri restaurant nkarya abagande baje kunyishuza nkabura faranga bari kwa bantwika bari kuntwikira aho ngaho hari umuntu wari uzi ubugande buhamagara bati ntabara sare nari nimba afite ariko sinzi ukuntu ntigeze mpamagara amanomero yazo ni ya nuko muri make ko ndabura nje ahandi hantu no uye bakubakoje igihugu ntabwo bakoje muri Afrika nyine bakoje mwisi no mwisi nyine nabuzaho no ariko kuma na Amerika na Canada na Australia hose Canada Amerika ho no Australia no ba Amerika ho haba gute sura ugize gahe uvuze kimwe tuvuge muri Amerika ntuha simpa muri Amerika no watre Canada na Australia wowe nyisa ngaho hari utano hano mu Rwanda uya kuki yavuze atari hano mu Rwanda navuze Rwanda neza navuze hatarimo nanje no muri Australia kuri ya mirambi ya Australia sindagera mariko nanje no Canada nawe kera gusize bari bankubise kandeki bandi aho muri Australia heza navuze ngo nzoje muri Australia aho nzobona hose aho nari mpabonye aho uzabona hose uzoharambika umusaya woje muri Australia cyangwa se ugamwe mwana nahageze ni Australia ngo numva na Canada coko cy'ibihugu by'abazungu kuntu nabonye ibyo nagezemo birasa ariko gakure ya Kenya twe tuyibamo Kenya ni nziza iyo uri umushitsi nyine utuzumenya urusakura uzaza mutwe zo vuvuzera mutwe ni vuvuzera usantizi cece umuntu akagize umusezera ngo mu Rwanda kango ngo naenda kufanya nini naenda kufanya nini yarambwiye ngo iyo si inchi ngo iyo ni kibanda no ikibanda na hantu bacururiza kaho bakatira amashuhu ibiki bese ninka kaduka hati ni gato wow ugira gute asuba ukora iki muri cyo uzombwira twamenya Kenya kwakugaye uzatembere kangatira kinini kidogo lakini nchi nzuri tini gito ariko ni igihugu cyiza uzugishikamo kumvuguwe neza uzugishikamo ngo apana bamenyereka akavuyo kabo kandi kubogera no ntibo kwishima kubera ko hano hatuje hari antu bavuga bakunda urusaku rumwe rukomeye kandi kwakavuyo no bucafu n'ibiki byose ndi twitanga umuhanda ugize gute uko wowe usako ufa kuba ari umuhanda gusa tukagera iyo tuja azamarira mu modoka ibisheke bikuzura mu modoka yayitwara abantu ikaba puberi ikaba byose aho ashitse akabikuramo cyangwa akama bisigamo nyiri imodoka akaza kubikuramo nuko ubuzima muri Kenya ukama waririye mu melon agasigamo waririye mu bisheke agasigamo ariko igira ni igihugu kigira liberté gusa ibo gusa baba bize n'akazi ntakindi bitayeho umuntu yari mu kazi bindi ntibazabireba ntibazabikora nta bindi pastor nkuko twakomeje kubivuga na mama pastor ndabarezamo ico kibazo kimwe wahimbye indirimbo nisha ariko ari indirimbo yindi uherutse gusohora ivuga ngo iriya ntwari ninde iyo ndirimbo yangizeho imbaraga yangizeho imbaraga intwari ninde wari kubivuga ngo ashaka kwigoreka ashaka kwigira ngo kundi kuntu nyine ntavuze reka nkurekera ariko kabisa iriya ntwari warayivuze iriya ntwari urayivuga urayishoshora
narashe nkazambwira pasiteri ngo warahimbye iriya yindi nyine ariko iriya yawe ni iyihe ndirimbo nziza uzawumva mu ndirimbo zose wanditse uzawumva nziza ukumva n'amagambo yayo aza gufasha? yewe nkunda kugorwa iyo abantu bambajije nka bene ico kibazo. Urabona hari igihe imyandikire y'indirimbo kwimera, umuntu yandika indirimbo bitewe akenshi n'ibihe uburimo. Hari igihe uri mu bihe bibabaje ukandika indirimbo ikaba ifite ubusobanuro nyine bwayo mu gihe cy'umubabaro. Hari igihe ufite indirimbo y'amashimwe y'igihe uri mu bisubizo kumva n'indirimbo wanditse gushima. None rero kugira ngo umenye ngo niyihe nziza, kuko iyo umubabaro nayo usanga rimwe na rimwe hayi kurema mu ibyiringiro bene nk'ibyo. Ariko biragora kuvuga ngo iyi ndirimbo yanje niyo nziza. Nzanumva zose ari sawa, ariko nyine hari nk'indirimbo imwe itazivuga ku buzima bw'abantu, itazivuga ku bana banje, itazivuga ku kazi kanje, itazivuga ku mugore wanje, izivuga kuri Yesu cyane cyane Mesiya ukuraho ibyaha byari mu isi yarabonetse. Iyo nyigezeho nyine nza numva Yesu arenze ibintu byose. Mesiya ukuraho ibyaha ari nayo gifite ubusobanuro bumwe n'iy'intwari. Intwari ni Kristo kabisa. Iriya no bishira mu gatebo kamwe na Mesiya kabisa. Intwari ma pastor uzawumva ari mu ndirimbo pastor yanditse nishi zimwe ukazitera izindi akazi abandi bakazitera izindi akazitera, uzawumva ari nk'iyihe ndirimbo uzawumva ukunda? Jewe ari indirimbo izigira ububasha ku muntu. Yesu akora yangize ububasha. Yangize ububasha kubera niba kwenda ari byo bihe nari ndimo. Ese niyo igira igitero kivuga ngo inyoni zarorotse mu kirere. Je naho usaho nyine amafi nayo ngo aragwira. Kubera ko Yesu akora mpamvu gikunda ko Imana yatumye bigwira wowe umuntu. Yaremye ikunda biri hase kukurusha. No impamvu nshaka kuzuritesha izindi nuko umuntu wese ahava akagera azasanga muri iyo ndirimbo. Umunyabibazo azayisangamo, utegereje azayisangamo, uwasubijwe azayisangamo, base utarasubizwa uwasubijwe wose yisanga muri iyo ndirimbo. Nuvuga ngo niba ko yaraje no mu gihe nari ari nyuma yo kubura abana nkasubira kandi nkababona, yamiza afite imbaraga nyinshi cyane. Noneho ikubitiraho n'ukuntu abantu benshi inzara mu muntu wese wahuye n'ikintu cyiza cyangwa kibi azayivugaho kumva igashaka kugira imbaraga. Tugana ku musozo. Ndabashimiye kandi ndabakunda, nongeye kubivuga, ariko iriya nyine iri intwari n'indi reka n'intwari kabisa. Yambuye umwambaro w'ubwiza, yahoye umujinya w'Imana, yemera guhinduka insuzugurwa ku bw'abantu, ihobera umujinya w'Imana. Yari yarakaye igiye kuturimbura. Urafata umujinya w'uri irafata cyane yarihobera bari bikunze ngikorera twebwe. Uzonyandikire naje indirimbo uyite ngombe nkako naje zoyita bwiyereka, ariyo naje zoza nkibukira. Mwakoze cyane, turabishimiye kuri no paruwase yacu, mwagize neza kutwitaba. Ni karibu n'ikindi gihe nitubakenera muzotwitaba. Bakunzi nshuti z'umusaraba, intumwe itaratumwe n'abantu, ni mu Bagalati igice ca mbere umurongo wa mbere naho twerekeza. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze. Yes,